cano imbaraga z'ubugingo. Umwami Yesu nashimwe cyane, ndabashuhuje aho muri hose kandi mbifurije umugisha uturuka ku Uwiteka. Nitwa Mukandenguro Laurence, nsengera mu itorero rya ADEPR Gatenga, niho nkorera umurimo w'Imana. Umwami Yesu aduhana umugisha. Uyu munsi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Zaburi ya 23 yonyine, nta bundi busobanuro. Turayisoma niturangiza tuyisengeremo. Iyi Zaburi igufashe nanjye kandi imfashe. Reka rero dusenge. Mwami Imana yacu, Imana nyir'ububasha, Imana nyir'ubutware bwose, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uyu mwanya nubane natwe Yesu Kristo, umwungeri mwiza, uduhe umwuka wera, utwohereze umwuka wera w'Imana, adufashe Mwami kumva ijambo ryawe no kurisobanukirwa, kandi umwuka wera w'Imana aherekereshe ijambo ryawe imirimo n'ibitangaza ku muntu wese kugera ku mpera z'isi. Umuntu wese uri bwumvira ijambo, habeho impinduka mu buzima bwe, habeho impinduka mu mibereho ye, habeho impinduka mu kwizera. Mana yo mu ijuru, habeho impinduka mu kwizera, ukora imirimo n'ibitangaza. Murakoze rero, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Haleluya. Imana ibampera umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Zaburi ya 23 yose tuyisome, niturangiza tuyisengeremo. Irasobanuye, umwuka wera yarayisobanuye. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, amena. Mwami Yesu nashimwe cyane. Iyi Zaburi irasobanutse, ni Zaburi umuntu akenshi akunda gukoresha ari mu butware bw'Imana burema. Ubutware bw'Imana burema, bukarema bukakuremera ubuzima, bukakomera, bugatangariza ubukene, bugatangariza intege nke, bugatangariza gukayuka mu buryo bw'umwuka no gucika intege. Ibyo ukabitangariza ko Uwiteka ari we mwungeri wawe. Mana ishimwe cyane. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Oya, ntabwo nzakena. Uhereye uyu munsi ijambo ry'Uwiteka rinjeho, ijambo ry'Uwiteka rikujeho, ijambo ry'Uwiteka rije mu rugo rwawe, ijambo ry'Uwiteka rije mu buzima bwawe. Uwiteka niwe mwungeri wawe, ntuzakena. Aka kanya dutangarije ubukene ngo nibuhunge, kuko ni nubwo byagenda gute ntuzakena, kuko Uwiteka ari we mwungeri wawe. Imana ishimwe. Umwungeri ni umushumba uragiye amatungo, kandi umushumba utaragirira abandi, umushumba wiragiriye, umushumba udategereje guhembwa n'abantu, udategereje guhembwa n'undi. Ni umushumba wiragiriye, yiragiriye intama ze, akunda, yiremeye, yiragiriye abana be, ararera abana be. Muri make turi abana be. Rero Uwiteka afite byose, ifeza n'izahabu n'ibyuzuye isi byose ni iby'Uwiteka. Uyu munsi dutangarije ubukene mu buzima bw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Dutangarije ubukene mu batuye isi bose. Dutangarije ubukene mu Rwanda.
yuko Uwiteka ari we mwungeri wacu tutazakena. Dutangarije ubukene mu basenga, Uwiteka ari we mwungeri wacu ntituzakena. Ntangarije ubuzima bwanjye, ntangarije imibereho yanjye, ntangarije urugo rwanjye, ntangarije ibingose, ntangarije Satani yuko Uwiteka ari we mwungeri wanjye sinzakena. Wumva ubwo butware buturutse mu ijambo ry'Uwiteka, nawe ugenda utegeka. Bitegeke, ubitangarize umwungeri wawe, ariko bibimenye, bihamirize bimenye umwungeri wawe ninde. Umwungeri wawe ugushumbye muri iyi minsi agushumbye ate? Mumeranye mute? Mubanye gute? Umeranye gute n'umwungeri wawe? Hanyuma uhita ubitangariza Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ijoro niriza, muririmbyi yararimbye aravuga ngo ndaryama nkizigura kuko Kristo ambereye maso. Ijoro niriza uritangarize ngo Uwiteka ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Imana ishimwe. Sinkanzwe nijoro, ntukanzwe nijoro, ntukanzwe n'uburyo umwijima ubuditse mu bicuku bya nijoro, ntukanzwe n'ibya nijoro, ntukanzwe n'ibigenda nijoro. Uraryama ukizigura kuko Kristo akubereye maso, kuko yakuryamishije mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Umva, aho uryamye ni mu maboko y'Uwiteka, ni mu biganza by'Isumba byose. Ufite umutekano, uri furu, uri mu ibyiza, uri mu amahoro, uri mu umunezero, uri mu ibyo ukeneye byose, kandi byiza, bidakakaye, bidashaje, bitabishye, ni byiza nk'ubwatsi bubisi. Imana ishimwe. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Yesu niwe soko imara inyota. Haleluya! Ndumva mfashijwe. Yesu niwe soko imara inyota. Aho niho Uwiteka akuryamishije muri Yesu, nta nyota uzagira. Amapfa nacana, ntabwo uzabura ikikuhirira, kuko ushoreye imizi, uryamye iruhande rw'amazi adasuma. Ngo abo bameze nk'igiti cyatewe hafi n'umugezi, gihora gishorera, imizi yacyo ishorera muri uwo mugezi, ngo kigahora cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo n'amababi yacyo ntiyuma, ahorana itoto. Uwiteka akuryamishije muri Kristo Yesu mu mazi adasuma. Ntatemba, ntabwo azakama, ntazakurambirwa, ntazatobama, kuko Kristo Yesu arera, arakiranuka. Niwe soko imara inyota. Imana ishimwe. Yigeze abaza umusamariya, aramubwira ati wampaye amazi yo kunywa. Umusamariya aramubwira ati twahurira hehe ngewe umuyuda, wowe umusamariya, byahura gute? Naguha amazi gute kandi tunenana? Aramubwira ati mugore, iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we. Ati mwebwe ayo mazi munywa murengaho mukongera mukagira inyota, kandi no gupfa mugapfa. Ariko ngewe amazi ntanga, unyweye amazi muhaye ntazongera kugira inyota ukundi. Uwiteka avuganye nawe rero ngo akuryamishe uruhande rw'amazi adasuma. Banza umenye ngo ni iyihe mpamvu wumva gukakaye, ni iyihe mpamvu wumva gufite umwera, ni iyihe mpamvu wumvaga wumagaye. Ntabwo wamenya aho uryamye, ntabwo wamenya aho Yesu yakuryamiye, aho Imana yakuryamishije. Yakuryamishije bugufi bwe, yakuryamishije mu mazi, ku mazi, iruhande rw'amazi adasuma. Yakuryamishije mu gakiza ka Yesu Kristo. Haleluya! Aho ngaho amazi amara inyota, amazi y'ubugingo, naho ngaho igumiremo. Ndafashijwe, nawe ufashwe. Imana iguhe umugisha. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ayiwe, Yesu niwe wongerera imbaraga abananiwe. Ucitse intege, Yesu amwongerera imbaraga. Musabe, mubwire ngo ncitse intege, emera intege nke zawe. Mubwire ngo ubugingo bwanjye burasa n'ubutentebutse, maze Uwiteka ngo niwe ukongerera intege mu bugingo bwawe. Imana ishimwe. Ntunyongerere intege mu bugingo bwanjye, bigatuma nkizwa umunsi ku munsi, bigatuma nawe ukizwa umunsi ku munsi.
niyo mpamvu umuntu ashobora gutangira mu myaka 15 avuga Imana akazarinda agera mu myaka 100 akivuga Imana, nuko Imana iba yaragiye imwongera intege mu bugingo, ugenda uhindura agenda yongera imbaraga mu bugingo, yongera akongerera kwizera, kubwira ati komeza mwana wanjye uri mu nzira, nubwo urimo guca mu nzira ifunganye ariko ndi kumwe nawe, ngo anyongerera intege mu bugingo bwanjye, ngo kandi anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Izina rya Yesu Kristo riri muri twe, izina ry'Imana ishobora byose riri muri twe. Iryo ngiryo niryo akorera kugira ngo izina rye nyine rikomeze guhabwa icyubahiro. Yigeze abaza Yeremiya, aramubaza ngo uruzi iki? Aramubwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Aravuga ngo waroye neza, uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo nisohoze. Nukuvuga ngo ijambo Uwiteka yakuvuzeho, izina Uwiteka yaguhaye, izina ry'Uwiteka witirirwa, iryo ngiryo araryubahisha uko byagenda kose, akajya akomeza kuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, kugira ngo izina ry'Imana yacu ritazaseba. Buriya gutsinda ibigeragezo cyangwa se gutsinda ibyaha cyangwa se gutsinda gukiranirwa, nibyo tubishobozwa na Kristo Yesu, tubishobozwa n'Imana ishobora byose, kuko ivuga iti uyu muntu namuzanishije imbaraga zikomeye mukura muri Egiputa, mukura Lodebari kwa Makiri, mukura iyo bigwa, mukura kwa Setera, mukura hariya ahantu hakomeye hatavugaga Imana, mushyiraho izina ryanjye. Bibiliya iravuga ngo nakumenye kera ukiri urusoro, nkwita izina utarabaho. Ririya zina rero yakwise mu ibanga, ririya zina witirirwa rya Yesu Kristo, ry'Imana, ry'umukozi w'Imana, ry'umutumishi, iryo zina niryo rikuyobora inzira yo gukiranuka, kugira ngo izina ry'Imana ihoraho nyir'ububasha ritagirwaho n'umugayo kubera umwana w'umuntu. Imana yacu ishimwe. Rero intege nke zaguteraga zibwire ngo Uwiteka asubiza intege mu bugingo bwanjye. Byashakaga kukubwira ko ubugingo bwawe buri mu mazi abira, wapi, bubwire yuko Uwiteka wari wabuguha, ni nawe ugomba kuguha n'imbaraga zo kuburinda. Imana yacu ishimwe. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho nanyura mu bikomeye, naho nanyura mu biteye ubwoba, naho nanyura mu bigaragara yuko naba ngiye gupfa, naho nanyura mu bimpagarika umutima, naho izo nzira ngomba guhura nazo, kuko Bibiliya yaravuze ngo ninjye urema umucyo n'umwijima, ngo kandi umuriganya n'uriganywa bose n'abanjye, ninjye wabaremye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero naho nanyura muri icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Yigeze ibwira umugaragu wayo kurira, amubwira ngo nzagendana nawe ahataringaniye haringaniza. Aramubwira ngo yewe Yakobo, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzagutemba. Urumva yari izi neza ko inzira azanyuramo zizaba ari iz'umubabaro, zizaba ari izo mu mazi no mu muriro. Rero uyu nguyu nawe iri jambo ry'Imana rirakubwiye ngo komera ushikame, utangariza ibigeragezo yuko naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntuzatinya ikibi cyose, kuko uri kumwe n'Imana. Imana yabaye iri kumwe na Meshake na Abedenigo mu itanura ryenyegejwe 7, ngo bavamo nta n'umwotsi ubanukaho, nta n'agasatsi ko ku mutwe wabo gahiye. Ni ukuvuga ngo rero aho hose tuzanyuranamo n'Imana yacu, ntabwo Imana izatureka. Bitangariza ububwire yuko utazabitinya, nta bwoba ufite ukurwanirira. Hari umuririmbyi waririmbye cyangwa se ijambo ry'Imana ryanditse rivuga ngo inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira. Umva, twebwe turarinzwe, turi abana b'Imana, turarinzwe. Hari imbaraga z'Imana zishinzwe, hari ingabo z'Imana zishinzwe kuturwanirira. Izo ntambara si izacu, nta nubwo twakwirirwa twipasa muremure. Imana yibereye mu rugamba, naho twanyura muri ibyo biteye ubwoba, naho twanyura muri ibyo bidusakuriza, Uwiteka abirusha ububasha n'ubushobozi. Ntabwo rero dufite ubwoba bwo kubinyuramo, kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza iteka. Turi mu burinzi bw'Imana,
hari inkoni y'Uwiteka ishinzwe kudukubitira ababisha bacu, ariko ababisha mba mvuga ni ababisha bo mu buryo bw'umwuka cyane cyane, ni ababisha Satani n'imyuka mibi n'abadayimoni n'ibiki byose, utwo tuntu njya numva. Hari inkoni y'Uwiteka ishinzwe ingose igomba kundwanirira, yitwa ikadukubitira hirya iyo ngiyo njye ntanabibonye, kabikubita nijoro niryamiye nisinziririye, kabikubita ku manywa, kuko hari igihe amaso y'umubiri aba atareba iby'umwuka, ariko Uwiteka aba ari mu kazi, Uwiteka aba ari mu kazi. Bibwire yuko rero inshyimbo y'Uwiteka n'inkoni ye ari byo bimuhumuriza iteka. Niwumva ufite uburinzi bw'Uwiteka, ukumva ufite kwizera, ukumva ufite gusenga, ukumva ufite gukiranuka, ukumva ufite gutura icya cumi n'amaturo, ukumva nta kibazo ufitanye n'umuntu, ukumva nta rubanza, nta mutima ugucira urubanza, ukumva uhamanya n'ijuru neza yuko uri umwana w'Imana kandi uri uw'ubugingo, rwose ibyo bijye biguhumuriza iteka, uri amahoro. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5 haravuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ni ukuri Imana ijya idutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bacu. Satani ntaba ashaka ko tubaho, ntaba ashaka ko tubona ibyiza, ntaba ashaka ko twicara ngo tugubwe neza, ariko ngo mu maso y'abanzi bacu Imana ijya idutunganiriza ameza, tukarya tukanywa tukagubwa neza, tukagwiza imbaraga z'umutima n'iz'umubiri. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma ngo asize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri Imana niyo igusiga amavuta. Mu gusenga kwawe usaba amavuta y'Imana igusiga amavuta, mu kwihana, mu kuririmba, mu kuvuga ubutumwa, mu gufasha abakene, ya mirimo yose twagiye tuganira, cyangwa se nawe uko ujya uyikora ya mirimo myiza. Jya usenga, niwumva wakayutse, niwumva ufite umwera, jya usaba Imana iguhe amavuta, irayafite. Ifite imperezo nyinshi zuzuye amavuta yo kudusiga mu mitwe, tukarabagira n'ubwiza bw'Imana, tukagaragarwaho n'Imana, tukagaragarwaho n'agakiza kakaduhumuraho, tugasa n'abana b'Imana, tugasa na Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe. Ngo kandi ngo asize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Bigomba no kugaragara, bikagaragarira buri wese yuko uri umukozi w'Imana, bikagaragarira buri wese ko uri umuntu w'Imana, bikagaragarira buri wese yuko ugerageza. Ntabwo twari twagera aho umwanzi atarasa umwambi, ariko nibura mu buzima bwawe ugerageze, mu buzima bwanjye ngerageze, uko nshoboye, uko ushobojwe, ugerageze, wiyambure ibidafite umumaro, ibituma udasa n'Imana. Biragatsindwa ko twasa n'isi, biragatsindwa ko twasa na Satani, biragatsindwa ko twasa n'umubiri, ahubwo tugaragarweho n'ubwiza bw'Imana. Aya mavuta aturuka kuri Kristo Yesu abe ku bavuga butumwa, abe ku bapasiteri, abe ku bashumba, abe ku barimu, abe ku basenga, abe ku baririmbyi, abe ku bantu b'Imana, ndetse n'abasaza bacu bagiye muri pansiyo. Ya mavuta y'Imana akomeza abagumeho, abatembeho, bwa bwiza bw'Imana bukomeze burabagirane kuri bo. Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane, batubwiriza iby'ubutumwa bwiza, turakizwa. Imana ibaha imigisha aho bari hose mu isi, aho bari hose muri iki gihugu. Imana yacu ibakomeze ibasukira amavuta y'ibyishimo n'umunezero, ibasuka amavuta mu mitwe, igikombe cyabo gisesekare, bimenyekane ko bakoreye Imana isumba byose nyir'ububasha, kandi izabiture ibyiza. Natwe rero Imana ikomeze idusiga ayo mavuta y'ubwiza, amavuta y'icyubahiro, amavuta y'igitinyiro, amavuta y'umunezero, amavuta yo gukiranuka, amavuta atuma dusa n'Imana, atuma dusa n'ubwami bw'Imana nyir'ububasha. Hanyuma ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo ni ukuri kugirirwa ineza n'imbabazi. Ineza y'Imana ibabeho, ineza y'Imana imbeho, n'imbabazi zayo kandi zimwe zihoraho zituma tudashira iteka, zituboneke kuko ducumura buri munsi, dukora ibyaha kenshi,
imbabazi z'Uwiteka zitubonekeho. Imbabazi z'Uwiteka rwose jya uvuga uti mwami wanjye mana yanjye ngirira imbabazi, umbabarire mu byo natekereje, umbabarire mu byo nakoze, umbabarire mu byo numvise, umbabarire mu byo nagendeyemo, umbabarire ubuhenebere, umbabarire kuryama ntasenze, umbabarire kurya ntasenze, umbabarire kutaba amaso, umbabarire kudasoma ijambo ryawe mana, umbabarire uko ntatunganyije umurimo nshinzwe, umbabarire ko inshingano zanjye ntazujuje neza. Imbabazi z'Uwiteka zikomeho ibihe byose, usinziriye, uri muzima, ugenda, uhumeka, ndetse no mu gihe cy'urupfu. Imbabazi z'Uwiteka zizakubeho nanjye zizambeho, kandi tuzagirirwe neza n'imbabazi z'Imana. Imana yacu ishimwe. Hanyuma arangiza ahiga umuhigo ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ni ukuri nta handi ibi bintu twabikura atari mu nzu y'Uwiteka. Nimuze uko ungana kose, umwana muto naze mu nzu y'Imana, urubyiruko niruze mu nzu y'Imana, abari mu kigero gikuzemo gakeya nituze mu nzu y'Imana, abakuze kuturuta, abasaza n'abakecuru, ingeri zose nituze mu nzu y'Imana. Aho niho umwungeri azajya turagirira akahaduhira ibi byose. Uwiteka rero niwe mwungeri wawe, niwe mwungeri wanjye, ntuzakena. Imana ishimwe. Reka rero dusenga Imana. Iyi zaburi yanejeje umutima wanjye, numva namwe natwe twese twayisangira. Imana ibampera umugisha. Mwari mufite ubwoba, Uwiteka bamaze ubwoba, niwe mwungeri wanyu. Ntimuzakena, ntimuzagira icyiza mukena, ntimuzagira icyo mukena n'Imana irahari. Noneho izanabasiga n'ubwiza, kandi n'imbabazi zayo n'ineza yayo izatwomaho ibihe byose. Imana yacu ishimwe. Turagushimiye mwami Imana yacu, Mana nyir'ububasha, nyir'ubutware bwose, izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ryawe ryumvikaniye mu matwi yacu rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Mana nyir'ububasha, dutangarije Satani, dutangarije isi, dutangarije uyu mubiri yuko dufite umwungeri mwiza, ntacyo tuzamukenana. Kristo Yesu ni wowe mwungeri mwiza, tukaba intama zawe, kandi intama zawe urazizi, uzi n'amazina yazo. Nawe nazo kandi zizi ijwi ryawe, iyo uvuze zirakumva. Mu izina rya Yesu reka turagize ineza yawe, imbabazi zawe zitubeho. Mwami utwohereze urukundo rwawe n'umwuka wera w'Imana kugira ngo adufashe. Kristo Yesu ukomeze kutubera amaso, ugaburira abakene, ugaburira abashonji. Wirukane umwuka w'ubukene mu Rwanda n'abanyarwandakazi, wirukane umwuka w'ubukene mu banyetorero, wirukane umwuka w'ubukene mu bantu bo ku isi hose aho bari hirya no hino, aho bumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo wirukane ibibugarije, mu izina rya Yesu wirukane ubukene bwo mu mubiri, wirukane n'ubukene bwo mu mwuka, mu izina rya Yesu. Twuzuze mwami imperezo zawe, imperezo yawe mwami, nidusukira amavuta y'ijambo, y'ivugabutumwa no kuririmba no gusenga, mu izina rya Yesu. Twoherereze mwami imbaraga zidufasha kwizera ibyo mwami Imana abwira amatorero bitugira umumaro mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero urakarama, natwe duhize umuhigo imbere yawe, turavuga ngo tuzaba mu nzu yawe iteka. Ntidushoboze kuba mu nzu yawe mwami wacu, Mana yacu, kuko aho ngaho niho iby'ubugingo tubyumvira. Mana nyakubahwa, Imana murengezi, aho niho udutoreza Yesu kubaha no kubahisha Imana. Kristo Yesu umwungeri mwiza, reka udushoboze mwami kugutegerereza mu murwa, kuko uzaza ntuzaceceka, uzivuga hejuru y'ibyatunanije, mu izina rya Yesu Kristo. Maze ukomeze kongerera abantu bawe intege mu bugingo, ntuzemerera abantu bawe bumvise iri jambo ko barimbuka, ahubwo ubongerera intege mu bugingo, uzamure kwizera ko bazabona umwami Imana, kandi ko ibitari bukunde uyu munsi bigiye gukunda, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero, tubatize mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo ibi bintu tubashe kubishyikira neza, kandi urusheho kubana natwe, urinde ijambo ryawe kuri twebwe kugira ngo uzarisohoreshe umwete wawe no gukora no gukomera kwawe. Dukiriza abarwayi rero Mana, ukize abarwayi, ugirire neza abadafite shinge na rugero, kandi nyakubahwa Imana urenganura abarengana.
barenganywa na Satani, barenganywa n'isi n'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, uri Uwiteka Imana ikomeye, natwe tuzaba mu nzu yawe iteka ryose. Urakoze Yesu kubyumvise kandi kudushoboje Mwami kuguma mu nzu yawe uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ko tuba dusangiye ijambo ry'Imana rero nirikunezeza, nawe uzajya urisangiza abandi. Ntabwo umuntu abura ikimufasha. Rero Imana ibamere umugisha aho muri hose. Mukore share, comment, subscribe. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.